ntabwo nshobora kujyana abana banjye ku ishuri, sinshobora kujya ku isoko. Ibi ni ibitangazwa n'umunyarwandakazi uba i Kinshasa. Ubuzima muri Kinshasa bwagendaga neza kuri Zawadi, umubyeyi w'abana babiri baturutse mu Rwanda, kugeza igihe imirwano ibera kure cyane y'aho ari iteje abanyekongo kurakarira igihugu cye, ndetse na video z'abagabo bafite imihoro mu mihanda yo mu mujyi bashakisha abanyarwanda zikagaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ni ibibazo byatangiye muri Gicurasi ubwo umutwe w'inyeshyamba za M23 wongeraga kurwana cyane n'abasirikare ba leta mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'imyaka uyu mutwe utuje, Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira M23, u Rwanda rukabihakana. Mu birometero magana ugana mu burengerazuba mu murwa mukuru wa Kongo Kinshasa, Zawadi yatashywe n'ubwoba igihe yabonaga amashusho y'imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda, kandi akabona abantu azi batangiye gushyira amashusho y'amagambo atuka u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga. Ati, ntabwo nshobora kujyana abana banjye ku ishuri, sinshobora kujya ku isoko, ngomba kuguma mu rugo. Uyu ni Zawadi wahawe irindi zina kubera kwanga ko izina rye rya nyaryo byatangazwa kubera impungenge z'umutekano we. Nk'uko iyi nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ivuga, Zawadi ngo ntagishobora no kujya gukora, avugira iwe mu rugo aho amara amasaha menshi y'umunsi n'abana be bato kubera gutinya gupfa gusohoka. Yagize ati, ndetse n'abafatanyabikorwa banjye mu bucuruzi iyo bambonye bavuga amagambo y'urwango. Mu ntangiriro za Kamena, video yakwirakwiye cyane yerekanaga abagabo bamwe bitwaje imihoro, bamwe bipfutse mu maso, bafite ibendera rya Kongo, bari mu muhanda wa Kinshasa imbere y'iduka ry'umunyarwanda. Indi video yafatiwe mu myigaragambyo yabereye muri uyu mujyi kwa 30 Gicurasi yerekana imbaga y'abantu bangiza ifoto ya perezida w'u Rwanda. Abigaragambya barimo bamwe mu banyepolitike bazwi basabye ko ambasade y'u Rwanda ifungwa. Komiseri wa polisi Kinshasa, General Silvano Kasongo, yavuze ko abapolisi bategetswe guta muri yombi umuntu wese wambaye imyenda isa nk'iya gisirikare kandi akagira imyifatire y'iterabwoba, kandi bamwe ngo batawe muri yombi. Guverineri wa Kinshasa, Gentil Ngobila, nawe yasabye abaturage kudatura abanyarwanda uburakari bafitiye M23 n'u Rwanda. Ngobila ati, ntidukwiriye kunyerera muri ayo magambo yo kwanga abanyamahanga, kuko yaho urwitwazo abatwitwaza ko abanyarwanda batotezwa muri Kongo, bityo rero ni ngombwa ko tubatabara. Yavugaga ko hari ibyo u Rwanda rwitwaje rutera Kongo mu mwaka w'1996 no mu mwaka w'1998, ariko ayo magambo y'ihumure ntabwo yamaze ubwoba Zawadi. Ati, aho ugiye hose utekereza ko abantu bashobora kukwica, ko abantu bakugirira nabi. Ibi Zawadi ari kuvuga mu mujyi wa Kinshasa ni ibintu byabanje no kuba cyane hariya hakurya i Goma, kuko ubwo abanyekongo bakoraga imyigaragambyo i Goma hafi n'u Rwanda, hariya ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, bibasiraga amaduka y'abanyarwanda, bamwe bakayangiza bakajyamo bakayiba, abandi bagahohotera abacuruzi bacururiza hariya muri Kongo. Mbese ni ibintu wabonaga yuko bamwe bari guprofitira mu kavuyo bakajya guhohotera abandi. Bivugwa yuko n'abanyarwanda bari baberewemo amadeni n'abakongomani batigeze bayabishyura bitwaje iki kibazo. Bivugwa yuko hari iduka ry'umunyarwanda ryinjiwemo rigasahurwa amafi menshi yari afite agaciro ka miliyari. Gusa meya w'umujyi wa Goma yagerageje guhumuriza abanyarwanda bacururiza hariya, avuga yuko bagomba kwita kuri icyo kibazo, ko bagomba gukumira abantu bakomeje gukora ibyo bikorwa by'urugomo nk'ibyo ngibyo. N'ubundi inkuru yahita itujyana uko byifashe Icyanzu na Runyoni nyuma y'imirwano ikaze hagati ya M23 na FARDC. Ni inkuru ikomeza igira iti, umuvugizi wa M23 Major Wiringoma avuga ko mu duce twari turimo imirwano ikaze hagati ya M23 na FARDC mu gitondo cyo kuri 28 Kamena 2022 wagarutse ituze. Major Wiringoma kuri uwo munsi yari yatangarije bwiza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zabagabyeho ibitero ku birindiro byabo biri mu duce twa Sabyinyo na Bisoke. Hari amakuru ko imirwano ikomeye iri kubera muri Canzu na Bukima, aho abarwanyi bayobowe na Lieutenant Colonel Marius batangije imirwano mu bice bya Canzu no muri groupement ya Jomba. Andi makuru avuga ko abarwanyi ba FDLR babarizwa muri batayo ya CRAP yitwa abazungu
bakuriwe na Majoro Ingodos bateye ahitwa Bukima ku birindiro bya M23. Ibisasu bikaba bikomeje gusukwa mu misozi ya Canzu na Runyoni. Mu gitondo cyo kuri wa 29 Kamena 2022, Majoro Buringoma yavuze ko ubu ituze ryagarutse muri ako gace, ko FARDC ntacyo yagezeho mu mirwano bivugwa ko yari gabweho n'abagera ku 5,000 barwana ku ruhande rwayo. Yagize ati ubu tumeze neza, ubu hari ituze. Abajijwe niba FARDC yaba yabashije kwigarurira bimwe mu birindiro byayo, ati impossible, ntibishoboka, intambara si ubukwe. None hari abantu bakomerekeye cyangwa baguye muri iyo mirwano ikaze. Majoro Ngoma ntacyo yashubije kuri icyo kibazo. Kugeza ubu FARDC nta kiratangaza kuri iyi mirwano yo kuwa kabiri bivugwa ko yari igamije kwisubiza Bunagana. M23 imaze iminsi ihanganye na FARDC mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru, cyane muri Rucuru. Kuri ubu ni iri kugenzura umujyi wa Bunagana ndetse ngo inakira imisoro y'abaturage. Yavuze ko itazava muri ako gace mu gihe Kinshasa itari yemera kwicarana nayo ku meza y'ibiganiro. Ibi Tshisekedi ntabwo abikozwa na gato. Reka nkwibutse rero gukora subscribe niba utari wabikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu uzajye ubasha kubibona mu ba mbere. Uramanuka ujyaho hasi urebe aho hari inzogera cyangwa urebe nimba ayo magambo agitukura ukandeho kugira ngo tukimara gutunganya inkuru uzajye ubasha kuyibona. Urareba n'iruhande rw'ayo magambo subscribe urebe nimba hari inzogera nabwo uzajya ukoraho kugira ngo tukimara gutunganya amakuru uzajya ubasha kubona amamenyesha. Ikindi kandi ushobora kuba bitewe n'ahantu uri wabona hejuru ya download kuri telefone yawe, ukaba wabona ahantu hameze nk'ahari agatima, naho kuhakanda ni inkunga yawe ikomeye kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru uko tuyatunganyije. Reka tugushimire wowe ukomeza kubana natwe kandi tukubwira tuti urakagira Imana n'amafaranga.